Abajyanwa mu bigo ngororamuco ni ababa bafatiwe mu ngeso mbi nk'ubujura n'izindi. Mu gihe cy'umwaka bamara muri ibyo bigo bagororwa, bigishwa imyuga, ndetse iyo bageze hanze bafashwa kujya mu makoperative ajyanye n'ibyo bize. Bamwe mu bavuye Iwawa bize ububaji bibumbiye muri koperative Tuzamurane ikorera mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, baravuga ko kuba barahawe ibikoresho bakibumbira muri koperative byabarinze gusubira mu ngeso mbi bahozemo. Muri sosiyete no ngo twamaze kwakirwa kuko niba tumaze imyaka 5-6 dukora muri no koperative, tuba dukora ibintu by'abantu. Umuntu yaguhaye 200 akabona intebe y'urayijyanye, wa muntu aba yarahindutse, n'abandi baba babireba bakabibona kuko ntarahindutse. Cyagwama 200 nzakora ngo najya kwinywera rya tabi ya nzoga nkigera kwishimisha, nawe urabyumva. Bitewe n'ibikorwa tugenda tugaragariza abaturage birushaho gutuma batwiyumvamo. Wowe urabona dukora utubati, intebe, amagarderobe, amaprocessori, ibintu byose bijyanye no mu nzu ndetse no mu bindi bifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye. No kuvuga ngo abaturage uko barushaho kubona izo serivisi nziza ndetse banabona poudre y'urubyiruko rwavuye Iwawa, birushaho kutwiyumvamo ndetse bakabasha no kutwegereza abana babo kugira ngo tubashe kubenterininga tukabaha kubyo twakuye Iwawa. Baratwizera nk'abantu bahindutse kuko uwo wahindutse urangwa n'ibyo ukora. Inzego z'umutekano mu mujyi wa Kigali nazo zihamya ko kuba bava mu bigo ngororamuco bafashwa kwibumbira muri koperative bibafasha kudasubira mu ngeso mbi, ahubwo ngo usanga banagira uruhare mu kurwanya ibyaha. Ibi biremezwa n'aba banyerondo bakorera mu mujyi wa Kigali. Bariya bana iyo bagarutse mu miryango, abenshi bamwe baza ari igisubizo kuko baba barabonye impanuro. Kandi nanone iyo turi mu irondo, iyo turi mu kazi kacu k'umutekano tugenda, hari igihe aribo batwereka abandi bana bananiranye. Bariya bana bavuye Iwawa baraza baba barigishijwe, barakosotse, bakabasha kuba muri sosiyete nyarwanda. Bya bindi byose baba barabikosoye, kunywa ibiyobyabwenge, ahubwo aza noneho nawe ari uwo kwigisha babandi bagenzi be yasize. Ubusanzwe uturere nitwo dufite inshingano zo gukurikirana imibereho y'abava mu bigo ngororamuco no kubashakira icyo bakora. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko nabwo bushyize imbaraga mu gushakira imirimo urubyiruko ruva mu bigo ngororamuco binyuze mu kubabumbira mu makoperative no kubashakira akazi mu yandi makoperative asanzwe ariho, kugira ngo bibarinde gusubira mu ngeso mbi bahozemo. Pidansi Rubingisa ni meya w'umujyi wa Kigali. Dushaka kubahuza n'amahirwe hari imirimo, ntabwo bivuze ko bose bahita bayibona, ariko mu maproje hari mu mujyi arayubaka, ari n'amakoperative asanzwe hari. Nk'ubu dufite amakoperative ageze kuri 5 akorana na bamwe muri rubyiruko rwavuye muri Iwawa, kuvuga ko iyo screening cyo gushakisha kumenya imiryango yabo, gushakisha kumenya bacikirije he amashuri cyangwa se bakoraga iki hano mu mujyi, ibyo twarabikoze. Kugeza ubu mu mujyi wa Kigali habarizwa amakoperative y'urubyiruko rwavuye Iwawa n'ahandi mu bigo ngororamuco agera ku 9. Ku rwego rw'igihugu amakoperative y'urubyiruko rwavuye mu bigo ngororamuco agera kuri 43. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco NRS igaragaza ko buri mwaka u Rwanda rusohora miliyari zisaga 2 akoreshwa mu gutunga abakurikirana igororamuco, kugura ibikoresho bakoresha mu kwiga imyuga no kubasubiza mu buzima busanzwe. Hari kandi miliyoni 385 z'amafaranga y'u Rwanda zimaze gutangwa nk'inkunga ndetse n'inguzanyo ku makoperative y'abavuye mu bigo ngororamuco ndetse n'abakora imishinga ku giti cyabo. Daniel Hakizimana, Flash TV.